Yo! Yo guys, this your boy Gallas cyangwa se umwana w'umunyamurenge sha. Ayako. Imbaraga zanje nawe, ugukora kwanje nawe, umusanzu wanje nawe, nibyo bizasana murenge. This your boy Gallas, umwana w'umunyamurenge sha. Nkuko mubibona rero uyu munsi guys nje kuganira namwe kubijyanye na MULENGE Talents Awards. Irushanwa ririmo rirategurwa na Umurage TV, CEO Ozero Umuriza hamwe na Regen the promoter. Nanabashimira first of all kuko nabantu mu byukuri bari mu bakagombye guhabwa ibihembo, ariko kuko tugifite ubukene bw'abantu muri industry, uri mu gusanga abantu bigabanyamo ibice byinshi, ugasanga umuntu ni umunyamakuru ariko yateguye no gutanga ibihembo nkuko babikoze, ugasanga umuntu ni umuhanzi ariko ejo atumiye n'urubyiruko aruhaye ibiganiro, kubera ko turacyafite byinshi dukennye. Ugasanga umuntu ni umunyarwenya cyangwa se umunyamaryogo nka Kanyamukwengo, ariko ugasanga ari kugenda aje za Kitengera n'ahandi akigisha abana kubijyanye n'iby'umuco wa Kinyamurenge, akababaza bimwe mu magambo yakoreshwaga mu bwoko bwacu cyangwa se yakoreshwaga tukiririya icyarire ibikingira ngo mwabonye ikiganiro. Noneho ugasanga sorry phone yari disturbinze gato, ugasanga turi gukora imirimo myinshi ukivunjamo abantu benshi kandi uri umwe, bitewe nuko turacyakenya abantu benshi muri industry. Ariko nkuko mubizi twafashe gahunda yo kurema industry guhera muri uyu mwaka wa 2020, umwaka ushize. Mu by'ukuri twarakoze cyane, twakoze byinshi byibuze bituma abantu babasha kumenya ko hashobora kubaho umunyamaryogo w'umunyamurenge nka Kanyamukwengo, nka Rusaku, nka Terezia wa Yesu n'abandi. Abantu bamenya ko hariho abahanzi nka Gallas n'abandi. So mu by'ukuri turabishima cyane, mwatweretse urukundo, mwasapotinze abana banyu, mwasapotinze impano zanyu. Rero ntimugacika intege, turacyashaka mu by'ukuri kubaka industry yacu. Rero uyu munsi nje kugira ngo tuganire kuri iri rushanwa. Muri iri rushanwa nasohotsemo mu byiciro bibiri. Icyambere ni Artist of the Year cyangwa se umuhanzi w'umwaka, aho mpanganyemo n'abandi bahanzi nyine, ariko uyu munsi ndaza kwivugaho umuntu niwe wikorera publicity sorry. Mu by'ukuri guys, uyu mwaka n'umwaka nakozemo cyane, nakozemo indirimbo zirenga 20 nkuko nabibwiye abantu, kandi buri ndirimbo yasohokanaga na video. Indirimbo imwe byibuze yantwaraga $500 audio na video, kandi na mafaranga make nashyize ku giciro cyo hasi kugira ngo mbashe kubibara, ariko hari zazirengeje. Nk'indirimbo nakoranye na Kidumu yatwaye hafi $2,000. Indirimbo nakoze bita Tozaba Kongole yatwaye ibihumbi bigera kuri 70 by'amashiringi, ubwo ni $700. Nizagiye zitwara amafaranga menshi, ariko amafaranga siyo dutindaho cyane. Gusa icyo nashakaga ni ukwibutsa abantu ko ibikorwa nakoze indirimbo 20 mu mwaka umwe, ndonshingamo album. Mu by'ukuri nkoramo collab ikomeye na Kidumu. Uyu n'umwaka nakozemo ku buryo umpaye ijwi ryawe ryo kuba Artist of the Year cyangwa se umuhanzi w'umwaka, ntabwo waba ukosheje. Ni ikintu nkwiriye kuko narakoze, kandi ibyo ni ibintu biduha imbaraga. Mu by'ukuri nimba narakoze kuriya hanyuma nkatsindira igihembo cy'umuhanzi w'umwaka, igihembo ndibaza ko sa amafaranga cyangwa se niki, ariko kukuzirikana gusa bakavuga ati muri uyu mwaka niwe muhanzi wakoze, bintera imbaraga no kuvuga ngo muri 2021 reka nongere nkora imbaraga sinsubira inyuma. Icyo ni nacyo ku ishuri bajyaga bakora, gutanga amabirete, gutanga amadiplome, no kugira ngo umuntu abone umusaruro w'icyo yakoreye. So nasohotse mu byiciro bibiri. Icyambere ni Artist of the Year, umuhanzi w'umwaka. Wajya hariya mu bahanzi b'umwaka uga selecting ifoto yanjye irahari Gallas, ukaba umuhaye ijwi ryanjye.
ukamanuka hepfo kuri song of the year cyangwa se indirimbo y'umwaka ugatora Save Mulenge. Abantu murabizi ko n'indirimbo yabikoze kabisa. Bazane burende cyangwa si birenze burende, sinavi murenge sinashingura ikirenge, nitwavi murenge reka nitwaungizo ngende, afandi makanika imani kurinde gupane. This your boy Gallas, umwana w'umunyamurenge sha. So ijwi ryawe rirakenewe kugira ngo iki gikombe cyangwa iri rushanwa ryegukane. Nimba uri umukunzi wa Gallas, nimba ushigikira ibikorwa bya Gallas, ijwi ryawe rirakenewe. Uburyo rero batoramo uburyo batoramo, ndafata link ndayishyira munsi ku kiganiro. Comment ya mbere iri buze kuri iki kiganiro araba ari link yo gutoreraho, ndayishyira hariya, ukande kuri link, nurangiza iragutwara ahantu hari amafoto. Ujye ku mafoto uselectinge umuhanzi w'umwaka, utore Gallas, umanuke hepfo muri indirimbo y'umwaka utore Save Mulenge by Gallas, aho uzaba umpaye ijwi ndetse n'amahirwe yo kwegukana iki gikombe. Murakoze guys, Imana ibahe umugisha kabisa bra. Ntarasoza mu mbabarire gato nari nibagiwe, hari sinareka kubabwira ngo mukore subscribe kuri Gallas Music. Ibihangano bigiye kuza n'umuriro, indirimbo zigiye kuza n'umuriro. Ubu ngubu ngiye mfite indirimbo zigera muri enye ngiye kurekura ku mufiririzo kabisa zikurikiranye. Harimo indirimbo bita Sabizeze, harimo indirimbo ivuga yitwa ngo umugore w'umunyamurenge n'uw'agaciro, harimo ni nyinshi ariko izigera muri zine ndazirekura ku mufiririzo. Uyu ni umwaka w'ibikorwa byinshi, niyo mpamvu nifuza ko mumfasha tugatwara kino gihembo cy'umuhanzi w'umwaka wa 2020, hanyuma bintera imbaraga zo gukorera 2021 nabwo tuzongera twegukane igihembo. So mwitege byinshi mugiye kubona. Ndabakunda cyane kandi namwe ndabizi ko munkunda. Ibyiza biri imbere, tugiye kubaka industry y'umuziki nyamurenge. Sinasoza ntashuhuje bene wacu b'abanyamasisi, ndabakunda bamba ku mutima kuko nibo bavandimwe dusangiye byose. Iyo mvuze ngo dusangiye byose, dusangiye igihugu, dusangiye ururimi, dusangiye culture, umuco, dusangiye n'ibibazo, dusangiye agahinda, dusangiye byose. So niyo mpamvu muri iyo ndirimbo yitwa Sabizeze nagarutse ku bintu byinshi duhuriyeho twebwe abanyamurenge n'abanyamasisi. Hari ibyo nanengaga abanyamurenge, hari ibyo nanengaga abanyamasisi. Iyo ndirimbo irimo magambo meza kandi akomeye, ndabiza abantu muzayikunda cyane. Ariko kuko itarasohoka, reka nkomeze mbicishe amatsiko, aho kuyibaririmbira ahubwo mvuge ngo mwararenganye Masisi murenge we, murenge we, Masisi murenge we, murenge we, Masisi murenge we. Umwanzi wacu numwe, nimuze dufatanye, nimuze dufatane urunana, turwanya akarengane nta wundi duteze kwazadukura iyi nkota y'aka karengane. Ibisubizo biri muri twe, umwana w'umunyamurenge sha hahiye koko.